Kazi urakoze umushahara wa mbere ni urugero ukora ibihumbi 30. Ukora ibihumbi 30 nko wagafasheho n'ibyo bitanu ngo ubihereze mu rugo uzi ubuzima barimo. Ahubwo uravuze ati ubwo mbonye amafaranga mbese mbumukiro nakoreshaga gatushe ngiye kugura simati ibintu nk'ibyo. Rwose kuko tekereza ubuzima uvuye iwanyu mubayeho ejo bundi byose uhise ubwibagirwa. Nshuti yanjye sinibyo bitanu nubwo cyaba igihumbi ariko ukakibahereza kikuvuye ku mutima birabashimisha pe. Kaho urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari ubwo se ubona hazaza hawe ari ahahe? Narangiza ngo uzakira urumva bizavayo nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. Guys, tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye uduceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufashanya nicyo abantu baba babereye. Tekereza mu buzima bw'iwanyu mama wakora ibishoboka byose akihiringa nubwo waba warwaye akavuga ati agomba kugaburira ibiryo birimo agasuku umere neza, ariko se wowe yibonye amafaranga mu itungo nta kintu utekereza. Icyo ubona ni uko wowe wishima ukinjoyinga uko babayeho nta n'icyo biba bikikubwiye. Guys, tujye dutekereza kabiri ko nimba uzi ko nawe uri kureba ino video ibyo bintu bikora ni ukuri rwose isubiyeho pe. Nubwo cyaba igihumbi ukagikura ku mushahara ukacyohereza mu rugo ukaguramo ibiro bibiri by'ibirayi byo kurarira birabashimisha nshuti yanjye. Ntukumve ko ubonye udufaranga ngo uhite uba umukire uhite wivumbura ku bantu bose mwari muziranye. Uzi se ejo bizajya bimeze bite? Ubuzima bugenda buhinduka ntawamenya bishobora kugera ejo amafaranga wari ufite yashize cyangwa se banayibye gusa noneho wagana he? N'abagufashaga babonye udufaranga ukahita ubivumbura. Guys, duhinduresheje kabisa duhinduresheje. So nari mugisha nyawe kandi hasi hano subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video za buri munsi tugenda tubagezaho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari ubwo se ubona hazaza hawe ari ahahe? Narangiza ngo uzakira urumva bizavayo nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. Guys, tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye uduceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufashanya nicyo abantu baba babereye. Tekereza mu buzima bw'iwanyu. Hello guys, nk'ibisanzwe ni mugisha nyawe ndabashubuje cyane mwemasha kuri YouTube channel tubaye ikaze nk'ibisanzwe nkuko tugenda tubigisha utuntu n'utundi ku isomo twiga icara wige kubo twatangiranye murabizi ukuntu bigenda tubumbura utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So rero nawe nimba uri mushya kuri YouTube channel kandi wasanditse subscribe kugira ngo nawe ujye ubasha kubona update umunsi ku wundi kandi utangiye n'isomo ry'uyu munsi. So ako guys, hari akantu njya nkomeza kwibaza. Uyu munsi uvuye mu cyaro iwanyu muri abashomeri rimwe na rimwe mujya muburara cyangwa se mukabwirirwa. Ukigira mu kazi urakoze umushahara wa mbere ni urugero ukora ibihumbi 30. Ukora ibihumbi 30 nko wagafasheho n'ibyo bitanu ngo ubihereze mu rugo uzi ubuzima barimo. Ahubwo uravuze ati ubwo mbonye amafaranga mbese mbumukiro nakoreshaga gatushe ngiye kugura simati ibintu nk'ibyo. Rwose kuko tekereza ubuzima uvuye iwanyu mubayeho ejo bundi byose uhise ubwibagirwa.
nshuti yanjye si n'ibyo bitanu nubwo cyaba igihumbi ariko ukakibahereza kikuvuye ku mutima birabashimisha pe. Ngaho urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari, ubwo se ubona ahazaza hawe ari ahahe? Narangiza ngo uzakira urumva bizava iki? Nta kwizigama kurimo, ndetse nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. So guys, tujye tunashishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo akanaka mu gihe ubonye uduceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufashanya, nicyo abantu baba babereyeho. Tekereza mu buzima bw'iwanyu, mama wakora ibishoboka byose akihiringa nubwo waba warwaye, akavuga ati agomba kugaburira ibiryo birimo agasuku umere neza, ariko se wowe yibonye amafaranga mu itungo nta kintu utekereza. Icyo ubona ni uko wowe wishima ukinjoyinga uko babayeho, nta n'icyo biba bikikubwiye. Guys, tujye dutekereza kabiri ko nimba uzi ko nawe uri kureba ino video ibyo bintu bikora, ni ukuri rwose isubiyeho pe. Nubwo cyaba igihumbi ukagikura ku mushahara ukacyohereza mu rugo ukaguramo ibiro bibiri by'ibirayi byo kurarira, birabashimisha nshuti yanjye. Ntukumve ko ubonye udufaranga ngo uhite uba umukire uhite wivumbura ku bantu bose mwari muziranye. Uzi se ejo bizajya bimeze bite? Ubuzima bugenda buhinduka, ntawamenya bishobora kugera ejo amafaranga wari ufite yashize cyangwa se banayibye, gusa noneho wagana he? N'abagufashaga babonye udufaranga ugahita ubivumbura. Guys, duhinduresheje kabisa, duhinduresheje. So nari Mugisha nyawe, kandi hasi handitse subscribe ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video za buri munsi tugenda tubagezaho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari, ubwo se ubona ahazaza hawe ari ahahe? Narangiza ngo uzakira urumva bizava iki? Nta kwizigama kurimo, ndetse nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. So guys, tujye tunashishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo akanaka mu gihe ubonye uduceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufashanya, nicyo abantu baba babereyeho. Tekereza mu buzima bw'iwanyu. Hello guys, nk'ibisanzwe ni Mugisha nyawe, ndabashubuje cyane mwemesha ko ino YouTube channel tubaye ikaze nk'ibisanzwe, nkuko tugenda tubigisha utuntu n'utundi ku isomo twiga icara wige. Kubo twatangiranye murabizi ukuntu bigenda tubungura utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So rero nawe nimba uri mushya kuri ino YouTube channel, kandi wasanditse subscribe kugira ngo nawe ujye ubasha kubona update umunsi ku wundi. Kadutangire n'isomo ry'uyu munsi. So ako guys, hari akantu njya nkomeza kwibaza. Uyu munsi uvuye mu cyaro iwanyu muri abashomeri, rimwe na rimwe mujya muburara cyangwa se mukabwirirwa. Ukigera mu kazi urakoze umushahara wa mbere n'urugero ukora ibihumbi 30. Ukora ibihumbi 30 nko wagafasheho n'ibyo bitanu ngo ubihereze mu rugo, uzi ubuzima barimo. Aho uravuze ati ubwo mbonye amafaranga mise mba umukiro nakoreshaga gatushe ngiye kugura smart, ibintu nk'ibyo. Rwose kuko tekereza ubuzima uvuye iwanyu mubayeho ejo bundi, byose uhise ubwibagirwa. Nshuti yanjye si n'ibyo bitanu nubwo cyaba igihumbi ariko ukakibahereza kikuvuye ku mutima birabashimisha pe. Ngaho urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari, ubwo se ubona ahazaza hawe ari ahahe? Narangiza ngo uzakira urumva bizava iki? Nta kwizigama kurimo, ndetse nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi.
So guys, tujye tunashishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufashanya, nicyo abantu baba babereye. Tekereza mu buzima bw'iwanyu, mama wakora ibishoboka byose akihiringa nubwo waba warwaye, akavuga ati agomba kugaburira ibiryo birimo agasuku umere neza, ariko se wowe yibonye amafaranga mu itungo, nta kintu utekereza. Icyo ubona ni uko wowe wishima ukinjoyinga uko babayeho, nta n'icyo biba bikikubwiye. Guys, tujye dutekereza kabiri ko nimba uzi ko nawe uri kureba ino video ibyo bintu bikora, ni ukuri rwose isubiyeho pe. Nubwo cyaba igihumbi ukagikura ku mushahara ukacyohereza mu rugo ukaguramo ibiro bibiri by'ibirayi byo kurarira, birabashimisha tukiyangiye. Ntukumve ko ubonye udufaranga ngo uhite uba umukire uhite wivumbura ku bantu bose mwari muziranye. Uzi se ejo bizajya bimeze bite? Ubuzima bugenda buhinduka, ntawamenya bishobora kugera ejo amafaranga wari ufite yashize cyangwa se banayibye, gusa noneho wagana he? N'abagufashaga babonye udufaranga ukahita ubivumbura. Guys, duhindurishije kabisa, duhindurishije. So nari Mugisha nyawe, kandi hasi handitse subscribe, ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video za buri munsi tugenda tubagezaho. Ndabakunda cyane, ciao ciao. Urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari, gusa ubona ahazaza hawe ari ahahe? Narangiza kuzakira urumva bizavayo, nta kwizigama kurimo, mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. So guys, tujye tunashishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufashanya, nicyo abantu baba babereye. Tekereza mu buzima bw'iwanyu. Hello guys, nk'ibisanzwe ni Mugisha nyawe, ndabashubuje cyane. Mwemeje ko ino YouTube channel tubaha ikaze nk'ibisanzwe, nkuko tugenda tubigisha utuntu n'utundi ku isomo twiga icara wige. Kubo twatangiranye murabizi ukuntu bigenda tubungura utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So rero nawe nimba uri mushya kuri ino YouTube channel, kandi wasanditse subscribe kugira ngo nawe ujye ubasha kubona update umunsi ku wundi. Kadutangire n'isomo ry'uyu munsi. So ako guys, hari akantu njya nkomeza kwibaza. Uyu munsi uvuye mu cyaro iwanyu muri abashomeri, rimwe na rimwe mujya muburara cyangwa se mukabwirwa. Ukigera mu kazi urakoze umushahara wa mbere, n'urugero ukora ibihumbi 30. Ukora ibihumbi 30 nko wagafasheho n'ibyo 5 ngo ubihereze mu rugo, uzi ubuzima barimo. Aho uravuze ati ubwo mbonye amafaranga mbisemba umukiro nakoreshaga gatushe ngiye kugura smart, ibintu nk'ibyo. Rwose kuko tekereza ubuzima uvuye iwanyu mubayeho ejo bundi, byose wese ubwibagirwa. Nshuti yanjye, si n'ibyo 5 nubwo cyaba igihumbi, ariko ukakibahereza kikuvuye ku mutima, birabashimisha pe. Kaho urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari, gusa ubona ahazaza hawe ari ahahe? Narangiza kuzakira urumva bizavayo, nta kwizigama kurimo, mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. So guys, tujye tunashishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufashanya, nicyo abantu baba babereye. Tekereza mu buzima bw'iwanyu, mama wakora ibishoboka byose akihiringa nubwo waba warwaye, akavuga ati agomba kugaburira ibiryo birimo agasuku umere neza, ariko se wowe yibonye amafaranga mu itungo, nta kintu utekereza. Icyo ubona ni uko wowe wishima ukinjoyinga
uko babayeho nta n'icyo biba bikikubwiye. Guys, tujye dutekereza kabiri ko nimba uzi ko nawe uri kureba ino video ibyo bintu bikora ni ukuri rwose isubiyeho pe. Nubwo cyaba igihumbi ukagikura ku mushahara ukacyohereza mu rugo ukaguramo ibiro bibiri by'ibirayi byo kurarira birabashimisha tucyangiye. Ntukumve ko ubonye udufaranga ngo uhite uba umukire uhite wivumbura ku bantu bose mwari muziranye. Uzi se ejo bizajya bimeze bite? Ubuzima bugenda buhinduka, ntawamenya bishobora kugera ejo amafaranga wari ufite yashize cyangwa se banayibye, gusa noneho wagana he? N'abagufashaga babonye udufaranga ukahita ubivumbura. Guys, duhinduresheje kabisa, duhinduresheje. So nari Mugisha nyawe, kandi hasi hano subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video za buri munsi tugenda tubagezaho. Ndabakunda cyane, ciao ciao.